Reka tubashimire mwebwe muduteze amatwi muramudukurikirana ndetse munezejwe n'ijambo ry'Imana rinyura ku murongo mu buryo bwa online. Imana yo mu ijuru ibamugisha kandi bagire neza. Inshuti yanyu Pastor Rukundo Jackson kora mu buyobozi bwa Revelation Church hano Kabarore. Imana yo mu ijuru ibamugisha kandi bagire neza kubera ko muteze amatwi ijambo ry'Imana, ijambo rifite ubuzima, ijambo ritanga ibyiringiro. Imana yo mu ijuru ifashe kandi bagire neza. Kadusenge. Imana mu izina rya Yesu tubahe icyubahiro tugushima kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha nyagura ku ngoma data. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo risubizamo abantu imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abadukurikirana nyagura ku ngoma data wera, batugaragariza ko dukurikirana umunsi ku wundi mu izina rya Yesu w'umugisha, kandi ijambo ryawe data ribashe kugira icyo rikora ku buzima bwabo. Nyagura ku ngoma data afite ibibazo, nyagura ku ngoma mwami bikimuke binyuze mu ijambo ryawe, abarwayi Mana bakira indwara binyuze mu ijambo ryawe, abari mu buzima bagoye nyagura ku ngoma data imbaraga yawe ikora igitangaza Mana ku buzima bwabo gitari cy'amahanga. Urakoze, turakwakira muri uyu mwanya, n'ukuri mwuka wera turakunyuze kugira ngo abari wowe uyobora kandi ukora imirimo ihambaye ku buzima bw'abantu bawe gitari cy'amahanga. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu, amen. Imana mu ijuru ibamugisha kandi bagire neza, igukora igitangaza ku buzima bwanyu. Ndashaka kugira ngo rero tuganire ku ijambo rifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo ese wubatse kuhe ufatiro. Izina ry'Imana riragwicyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 7 n'umurongo wa 24. Izina ry'Imana riragwicyubahiro. Kadusome, Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva amagambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahangaha turimo kumva ijambo ry'Imana ritugaragariza uburyo abantu bumva ijambo ry'Imana agaciro bariha. Twumvisemo urugero rw'uyu muntu biri tubwiye ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, umuyaga urahura, imivu iratemba, ngo byose byikubita kuri iyo nzu, ngo ntiyagwa kuko yubatse ku rutare. Noneho twongeye kumva ikindi cyiciro cya kabiri kitugaragariza umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, ngo azaba ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose byikubita kuri iyo nzu, ngo iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Rero inshuti z'umusaraba, mwe muduteze amatwi, mwe mudukurikirana umunsi ku wundi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka kugira ngo iri jambo turyumve neza. Murabizi ko iri jambo Imana yaduhaye muri uburyo tuvugiramo ni ijambo ritubwira ngo garuka mu rugo. Ariko ndashaka kugira ngo mvugane nawe wagiriwe ubuntu ukamenya Imana, wagiriwe ubuntu ukamenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ese nawe utarabugirirwa, ndashaka kugira ngo nkubwire ko nta muntu uriho kubwe. Buri muntu wese uriho waremwe ariho kuba umugambi w'Imana. Ntabwo kuba uriho uri kimanuka, ntabwo kuba uriho uriho ku bwawe cyangwa se uriho ku bw'abakubyaye. Turiho kubwo umugambi w'Imana, kuko Imana yemeye ko tubaho, idufiteho umugambi. Ariko kugira ngo tumenye umugambi mwiza Imana idufiteho, nuko tuwumenye binyuze mu ijambo ryayo. Noneho icyo ushaka kugira ngo tuganire, ndashaka kugira ngo mbibutse buri muntu wese mu idini asengeramo, mu buryo abanye n'Imana, buri muntu wese
afite amakuru aturuka ku ijambo ry'Imana. Ariko umwuka w'Imana afite agahinda k'abantu bitirirwa izina ryayo ariko badafata ijambo ry'Imana ngo bariha agaciro mu buzima bwabo. Rero iri jambo ryatubwiye ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imvura iragwa, umuyaga, izina ry'Imana rihabwa iciboro. Ngo umuntu wese wumva ijambo, umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bikikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Turi ku ijambo ritubwira ngo ni uruhe rufatiro wubatseho. Tubonye imfatiro ebyiri. Tubonye urufatiro rumwe Bibiliya itugaragarije ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana. Wowe uduteze amatwi, ntabwo mvuga ko utumva ijambo ry'Imana. Abantu bose batuye kuri iyi si, ikigaragaza ko nta muntu utazi ijambo ry'Imana nuko nugiye kwiba avuga ati Mana ufashe ntibamfate. Iyo umuntu ageze mu buzima bukomeye budafite igisubizo bukakaye, agira ijambo yibuka nibura yumvise, ahagararamo akarisengeramo, Imana ikamukora igitangaza. Ariko Imana ibabajwe n'uburyo abantu bumva ijambo, uburyo abantu bumva ijambo n'agaciro bariha. Bibiliya rero itubwije ukuri, iratubwiye ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza yamugereranyije n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose bikikubita kuri iyo nzu, ngo ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare, kuko ifite urufatiro ruzima. Nshuti y'umusaraba, harageze kugira ngo abantu b'Imana basuzume imfatiro zabo. Wowe usenga Imana, wowe ukorera Imana, wowe witirirwa Imana, harageze kugira ngo wongere gusuzuma urufatiro rwawe n'uruhe. Kuko tubonye ingero ebyiri, tubonye imfatiro ebyiri. Tubonye urufatiro rugereranywa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose bikikubita kuri iyo nzu, ngo ntigwe kuko ishinze ku rutare. Ariko umuntu wumva ijambo ryanjye ntarikomeze azaba ameze nk'umupfapfa. Imana yo mu ijuru idutabare. Niba ari ibintu biteye agahinda, ni ukuba uri umuntu wize, ufite icyo umaze muri society, ariko wagera mu by'Imana, Imana ikakubona nk'umupfapfa. Kandi kuba umupfapfa si uko wakwambara ishati mpindurize, oya. Bibiliya tugaragarize ngo umuntu wumva ijambo ryanjye ntarikomeze. Burya abanyuranya n'ubushake bw'ijambo ry'Imana, abakora ibyaha, si uko batazi ijambo ry'Imana, si uko batazi ijambo rimubwira ngo ntukoreho, ntukore iki, nturwane, ntiwibe, ntusambane, ntutukane, ntuhohotere umugore wawe. Ayo magambo barayazi, barayazi. Ariko impamvu bayarengaho nuko bumva ijambo barangiza ntibarikomeze. Rero Bibiliya itugiriye inama, itweretse ibyitegererezo bibiri. Yaratubwiye ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akarikomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, umuyaga urahuha, imivu iratemba, ngo byose bikitura kuri iyo nzu, ngo ntigwe kuko ishinze ku rutare. Ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, Bibiliya iramugeranya nk'umupfapfa. Ariko uzi umuntu kuba yarize akamenya ububi bw'itabi, akamenya ko itabi ritera kanseri, akamenya ko itabi ryangiza ibihaha, ariko ryarangiza rikamugira koronike, si uko atazi ko icyakoze ari kibi, ahubwo ubupfapfa
butuma adatekereza ku ngaruka z'icyo agiye gukora. Rero biratubwiye ngo umuntu wumva ijambo ryanjye ntarikomeze, ngo aragereranywa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Leta yacu iradukangura kuva ku manegeka. Abantu batuye nabi bajya bahura n'ingaruka z'ibiza. Rero no mu gakiza ukwiye kuba uri umuntu uri mu rusengero, ukwiye kuba uri umukozi w'Imana ariko wubatse ku ijambo ry'Imana. Uryumve ariko unaryumvire. Bire tugaragarije ngo hari abumva ngo ariko ntibakomeze ibyo bumvise, ngo bene abo baragereranywa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, umuyaga ugahuha, imivu igatemba, ngo byose bikitura kuri iyo nzu, ngo ikagwa kandi kugwa kwayo kukaba kubi. Rero tubonye abantu barabavuga butumwa bwiza ariko bahura n'uwo muyaga. Cyo guhura n'umuyaga w'inkumi ko gukura ku murongo, cyo guhura n'umuyaga w'ikigeragezo ko gukura ku byiringiro, ko gukura ku ijambo ry'Imana, ko gukura kuri Yesu. Rero ikintu dusabwa ni ukugira ngo twumve ariko nitunarangiza dukomeze ibyo twumvise. Hari igitekerezo cyiza nshaka kugira ngo ngusangize uduteze amatwi cyangwa uzajya uhora dukurikirana, umubyeyi wari ufite abana batatu, ngo arangije ashaka kugira ngo abagerageze, ngo arangije afata bombe 3 arazibagabanya. Ngo uwa mbere ayimuhaye ayifata mu ntoki, uwa kabiri ayimuhaye arayijundika, uwa gatatu ayihawe arayimira. Noneho arangije ashaka kugira ngo agerageze babana be, abasuzume, arebe agaciro bahaye bombo yabahaye. Ngo ahera ku wa mbere wari uyifite mu ntoki, ngo ayimwatse ayimuha bitamugoye. Ageze ku wa kabiri wari uyijunditsemo kubisa urushyi arayicira. Ageze ku wa gatatu ngo arayimwaka, aramukubita, aramubwira ati data ntabwo nacira icyo namize. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero aya magambo cyangwa se iki gitekerezo ntaho gitandukaniye n'ijambo ry'Imana tumaze gusomerwa mu kanya. Ngo umuntu wese wumva ijambo ryanjye akarikomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imivu iratemba, imvura iragwa, umuyaga urahuha, byose bikikubita kuri iyo nzu ntigwe kuko yubatse ku rutare. Ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, Bibiliya iramugeranya n'umupfapfa wubatse inzu ahari ibiza, ahari inkangu, wubatse inzu ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose bigiye kubita kuri iyo nzu. Hari abagushwa n'amagambo ngo bavuze ngo ndeba nabi, icyo cyonyine gusa kikamukura ku Mana. Ngo bavuze ngo ni umukene, ngo bavuze ngo ndi imfubyi ntacyo zigezaho. Imivu ntabwo ari imivu isanzwe y'imvura. Imvura ntabwo ari yayindi isanzwe. Hari ibigeragezo bitandukanye bikura abantu ku byiringiro, bikura abantu ku Mana. Ariko kuba bishobora kugeraho bikura ku Mana ntibivuze ko hari abahuye nabyo ariko barangiza bagakomera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 13 n'umurongo wa 3, n'umurongo wa 3 hatugaragariza yes 13 n'umurongo wa 3 kugera ku wa 9 hatugaragariza Yesu acira abantu umugani w'umubibi. Hatugaragariza uburyo hari imbuto zabibwe mu nzira, ngo inyoni ziraza zirazitoragura. Reka amasome kugira ngo abadukurikirana mufashwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu bikurira mu mutwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Ngo abigisha byinshi abacira imigani, aravuga ati umubibi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira,
inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari dufite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka arazinika. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30. Bityo ufite amatwi yumve. Bibiliya itugaragarije umubibyi. Aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be ntibayasobanukirwa, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana muri iki gice, tugasoma nanone Matayo ibice 13 umurongo wa 18 kugera kuri 23, ni amagambo adusobanurira cyangwa tugaragariza Yesu Kristo asobanura umugani w'umubibyi. Ndashaka kugira ngo uduteze amatwi uzahora udukurikirana twumve, aho se nawe ntabwo ukeneye gusobanukirwa iby'uyu mugani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha rwose. Ngo nuko reka dusome 13 Matayo ibice 13 n'umurongo wa 18 kugera kuri 23. Ngo nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni usa n'izibibwe mu nzira. Umuntu wese wumva ijambo ry'ubwami ntarimenye, ngo umubi araza agasahura. Dufite abantu bitwa ko ari abanyedini, ariko Satani yamaze gusahura ijambo ry'Imana mu mitima yabo, yamaze gusahura ijambo ry'Imana mu buzima bwabo. Ngira ngo murabizi mwe mudukurikirana, twagiye tubivugaho kenshi ko Imana ikeneye ko abantu bayo bongere kugaruka mu rugo rwayo. Ariko impamvu Imana ikeneye ko bagaruka nuko nta muntu uriho kwisi uriho kubwe. Nta muntu Imana yibeshyeho kugira ngo imureme. Buri muntu wese uri kwisi ari muri gahunda y'Imana, ari mu mugambi w'Imana. Hari inshingano agomba gusohoza ihwanye n'imisi azamara ku isi. Kandi tuzi umusaraba, tuzirikane ko igihe kizagera tugatanga raporo imbere y'Imana, tukamurika ibyo twakoze tukiri muri ubu buzima. Ariko Bibiliya rimwe tugaragariza ko hari abantu bumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kumenya Imana utumvise ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora guhinduka utumvise ijambo rikubwira guhinduka. Ntabwo ushobora gukizwa utumvise ijambo rikubwira gukizwa. Ntabwo ushobora kwihana utumvise ijambo rikubwira kwihana. Ntabwo ushobora gukunda mwene so utumvise ijambo rikubwira gukunda. Ntabwo ushobora kugira imbabazi utumvise ijambo rikubwira ngo hahirwa abanyambabazi nibo bazazigirirwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Bibiliya itubwiye amagambo meza cyane. Itubwiye umugani w'umubibyi. Umubibyi yasohoye imbuto, ngo kibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Ngo izindi zigwa ku kara, zigwa ku rutare, zigwa ku gasi kadafite ubutaka, ngo ziramera. Ngo kuko zitari zifite imizi, izuba rivuye ziruma ziraraba. Hari abantu bagera mu bigeragezo bakaraba. Hari abantu bagera mu magambo babavuze bakaraba bagatandukana n'Imana. Hari abantu bagera mu bukene bakaraba. Hari abantu bagera muri business zahombye bakaraba. Ariko ijambo ry'Imana atubwiye ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nshuti y'umusaraba, nkwifurije kuba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Urutare biri tubwira ni ijambo ry'Imana, ni Kristo umwana w'Imana. Iyo twubatse kuri Yesu turakomera. Ibigeragezo biraza ariko tukabicamo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umugaragu w'Imana Yobu hari yagezemo biramukomerera, arangiza avuga amagambo meza y'ibyiringiro. Aravuga ngo erega hariho ibyiringiro ku giti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Muri Kristo tujya dushibuka. Hari ibihe tugeramo abantu bakabona ko twarangiye, ariko twizeye Imana turongera tugashibuka, turongera tukagira amababi y'ibitonome, turongera tukagira ijambo. Mubari twambuye di. Nshuti y'umusaraba, humura, Imana igufiteho umugambi. Imana izakugirira neza. Icyo usabwa ni kimwe gusa, mu magambo y'Imana wumvise iragusabamo ikintu gito cyane, yumve ariko yakomeze. Hari abayumva niba yakomeze, hari abayumva yamara kuyumva niba bavuze kuguca bugufi yarangiza agatangira gutekereza umuturanyi we.
utajya wumvikana n'umugabo, utajya wumvikana n'umugore, ati yaba hari iri jambo riba rimufashaho. Ariko ntabwo amagambo y'Imana tugomba kuyateregana. Ijambo ry'Imana rimanuka rifite impamvu, rimanuka rifite mission, rimanuka rije guhindura ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana n'indorerwamo dukwiye kwireberamo, tukareba ko tugenda, tukareba ko tubanye n'abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu rero yaciye umugani, abantu barayoberwa, bayoberwa icyo ashatse kuvuga, ariko arangije ngo arabusobanura ngo nuko nimwumva umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni usa n'izibibwe mu nzira. Tekereza ko umaze imyaka 15 uri mu rusengero, ariko Imana yakureba igasanga umutima wawe umeze nka kaburimbo. Kaburimbo inyurwamo n'ibintu bitandukanye, inyurwamo n'imodoka zikoreye amafaranga, inyurwamo n'abajura, inyurwamo n'abasambanyije, inyurwamo n'ibintu bitandukanye. Ibyiza n'ibibi inyura mu muhanda. Byabara agahinda. Imana yareba umutima wawe igasanga uri inzira inyurwamo na byose. Ibyiza bikakunyuramo, ariko n'ibibi bikakunyuramo. Kubera iki? Wumvise ariko ntiwakomeza. Ariko Imana iratugira inama ngo twumve ariko dukomeze ibyo twumvise, nibwo tuzagira agaciro nk'uko buriya munyabwenge. Wamenye ko mu buzima ibintu bijya bihinduka, ngo arangiza ahitamo kubaka ahakomeye, kuko yumvaga ko mu buzima ibintu bijya bihinduka, ibihe birahinduka. Hari imvura yamutungura yahindi idasanzwe, hari umuyaga wamutungura ukamusenyera, hari umuvu wamutungura ukamwangiriza ibyo afite. Arangiza ahitamo kubaka ahakomeye. Rero nshuti y'umusaraba, iyo twubatse ku ijambo ry'Imana turakomera. Iyo tugeze mu bigeragezo hari ikijambo ry'Imana riduhumurizamo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aravuga ngo umuntu wese wumva ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, ngo uwo ni usa n'izibibwe mu nzira. Tekereza imyaka yose umaranye n'Imana, witirirwa Imana, witirirwa umukozi w'Imana, ariko Imana yareba umutima we igasanga n'umuhanda, n'inzira icibwamo na byose, n'inzira nyabagendwa icibwamo na byose. Ibidahesha Imana icyubahiro n'ibihesha icyubahiro, ibivuga Imana n'ibivuga Satani, byabara agahinda. Rero nshuti y'umusaraba, nubwo waba uri mu gihe cy'uruvange nk'urwo, hari ibyiringiro by'uko wakwikosora, Imana ikakugirira neza. Ryongera tubwira ngo usa n'izibibwe kukara ku gasi, ngo nuwumva ijambo ngo akaryakira anezerewe, ngo kandi usa n'izibibwe kukara, uwo niwe wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze akomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Umuntu gusa yakureba ijisho ribi, ukamwereka uwo wari we kera, ukamwereka aho wera akaga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari abantu Bibiliya yatugaragarije bameze nka za mbuto zaguye ku kara, zaguye ku gasi, bumva ijambo bakaryakira banezerewe, agahindira umushyitsi mu rusengero, akarira amarira akaza, abamubonye bose bakabona ko yafashijwe. Ariko rimwe gato gusa umutunze urutoki akakwereka habera akaga, yumvise ariko ntiyakomeje. Rero nshuti y'umusaraba, Imana irabakangurira, Imana irabahwiturira, nubwo mwumva ariko mugerageze no gukomeza, kuko nibwo muzashobora gutsinda ibishuko by'umwanzi. Byongera tubwira ngo usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo ngo akaryakira anezerewe, ngo ariko amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Ukabura aho gusa wicaye umutogoto w'inkono, ngo Imana yaransezeranyije, Imana yavuganye nanjye, Imana yampaye amasezerano. Ariko ufite umusaraba, amasezerano arabagarirwa. Nigeze kubanganira n'abantu bamwe, dusa naho tujya impaka ariko zitarimo amahane, batugaragariza ko Satani atanga abana, abapfumu batanga abana.
batugaragariza ko abarozi abapfumu batanga ishaba bagatanga amafaranga. Ariko narababwiye ngo iyo aba Satani agira amafaranga, abakozi be ntawakaba yakennye, ntawagakennye kurinda aho ajya kwiba azirikana ko bari bunamutsinde. Ni bangahe se baguye mu cyo? Shitani ntacyo agira. Iri ni itangazo ngutangarije, nawe uzaritangarije mugenzi wawe. Shitani ntabanagira. Si igitangaza gusanga umupfumu uragura bakakubwira ngo runaka atanga abana, gusa ubundi nyirakimuzanye yamaze imyaka 15 atabyara. Ni izina nifashishije, niba yitwa nyirakimuzanye aya musore umbabarire cyane, ni izina nifashishije. Rukundo yamaze imyaka 15 atabyara, ni urugero ngo haye ngo arangije ajya ku mupfumu wakurya Nyabarongo amuhereza umwana. Ariko wakurikirana amateka y'uwo mupfumu ugasanga ntajya abyara, akomoka muri generation y'imiryango. Shitani yabuze uburenganzira bw'urubyaro. None se niba atanga abana kuki watarwiye? Ariko ikintu naje gutekereza, iyo nsomye ijambo ry'Imana neza nkarikurikirana, nsanga ahubwo Satani ni umujura. Iyo dusomye ntabwo ndi bujyeyo kubera igihe umugaragu w'Imana Daniel yafashe iya mbere ajya imbere y'Imana ajya gusenga. Yari afite ibintu byari bigoye umutima we, yari afite ibintu yari akeneye kandi yumva ko biri guturuka ku Mana. Bari ku munsi apfukama imbere y'Imana agasenga, ngo amasengesho arazamutse agera mu ijuru. Imana irayumva, irangije yohereza marayika Gaburiyeli ngo najye kumusubiza. Ngo ariko ageze mu kirere ngo ahura n'umutware w'ubuperesi, ahura n'umutware w'imyuka mibi, amara iminsi 21 akirana n'abadayimoni, akirana n'imbaraga z'umwijima zitamwemerera kujya gusubiza Daniel. Ariko Daniel kuko yarazi ko isezeranya ryo kwizerwa, yarakomeje arasenga, aravuga ati Mana sinkuva imbere udakoze igitangaza ku buzima bwanjye. Imana kuko ariyo kwizerwa, wenda mu rugero rufatika twese twisangamo, igiye kubona korubaka za Daniel. Niribaza se uyu muntu uko namushubije kuki akomeje gusenga? Yohereza marayika Mikayeli, umutware w'intambara, mukuru wa marayika, muhanga mu ntambara, ngo ageze mu kirere ngo asanga Gaburiyeli yafashwe n'imyuka mibi, yamubujije kuzana igisubizo. Arangiza aramutabara. Gaburiyeli ageze imbere ya Daniel aramubwira ati Daniel, mugaragu w'Imana isumba byose, mugaragu w'Imana ukundwa, umunsi wa mbere ugipfukama isengesho ryawe ryazamutse riba urwibutso imbere y'Imana. Imana iranyohereza, ariko ngeze mu kirere mpura n'umutware wa Peresi, mpura n'imyuka mibi, mara igihe kinini ndwana nayo. Ariko nyuma yaho Mikayeli araza arantabara. None ibyo wasobanuzaga, none ibyo rukeneye nibi. Daniel asubizwa ku munsi wa 21, kandi igisubizo cyaje ku munsi wa mbere. Benaho turahagwa, abantu benshi barasenze, ariko igihe cyo gusubizwa akabavuye kuri position. Abantu benshi barasenze kandi yamara gusenga koko ijwi ryirikazamuka, ariko igihe cyo gusubizwa dayimoni kabira muvanje akabararambiwe, akaba bivuyemo. Ariko ubihagazemo Imana igimugirira neza, ubihagazemo ajya soza avuga kujya neza ku Imana. Daniel rero yabihagazemo bikombereramo kugeza igihe marayika w'intambara, umutware w'intambara amanuka agatabara Gaburiyeli. Rero wenda nsubire kuri yangingo narindiho ko bapfumu badatanga abana, ntabana bagira, ahubwo icyo bakora, kuko n'abafite imyuka bakorana nabo, batera abasenga kurambirwa. Kajya imbere y'Imana ugasenga, warangiza ukarambirwa, kandi ukarambirwa igisubizo cyaje, wenda gifatwa
n'imyuka ya generation ikurondora ibyagize ingaruka kuri nyogosenge, ibyagize ingaruka kuri Sobani. Ugasanga iyo myuka yatumye baso bapfa uko bapfuye, ugasanga iyo myuka iragukurikirana, yemera kubyara, yemera gutera imbere, yemera kugira icyo ugeraho. Ariko umwanya kugira ngo utuze, ukomeze usenge, ukomeze utegereze Imana, ukomeze winginga Imana, ukabura n'amazi, ukaba ubivuyemo. Wari bukuru ubukwe mu kwezi kwa 12, mu kwa 10 itariki 25 ukaba urishingiye, kandi samedi yawe yari mu kwezi kwa 12 cyangwa se ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere. Habura icyumweru kimwe gusa ukaba uragiye. Kubera iki? Warambiwe. Shitani aguteje kurambirwa, arangiza ateza ibyawe cyamunara, ateza isezerano ryawe cyamunara. Nshuti y'umusaraba rero, ikintu cyadushoboza kikadutsindishiriza, dukwiye kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wumva ijambo, ngo usa n'izibibwe mu mahwa, uwo mu wumva ijambo, ngo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kabura umukristo umaze imyaka 30 ariko nta mbuto nimwe bagusoromaho ibyiringiro, nta mbuto bagusoromaho icyizere, nta mbuto bagusoromaho yuko muri Kristo bishoboka. Igihe cyose ukaba ufite urucantege gusa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Imana idusange kandi tugira imbabazi. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akarikomeza. Ntabwo Imana iduha kondisiyo z'amananiza ngo umuntu wenda wumva ijambo ryanjye akajya mu giti wenda agacurika umutwe, never. Ryumve ari kurikomeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Penina yahuye n'ikibazo cy'ubugumba, nkuko wenda nawe ushobora kumaza igihe kinini utabyara. Ajya n'ikindi kibazo cya kabiri, tukugira inkuru za mukeba we, ariko arangije amenya imbaraga yo gusenga, amenya imbaraga yo kwizera Imana. Inkuru ziriyongeranya ariko akomeza gusenga, amajwi aba menshi ariko akomeza gusenga, akagira igihe akagishiro kugira amagambo avugira imbere y'Imana. Igihe kigeze amagambo amubanye benshi, ariko igihe wasengeye ntusubizwa. Ariko Imana ubwira, iyo Mana yakwimye umwana aho iragukunda, aho ni umunyabyaha. Hari abantu bagera mu gihe Satani akabacira imanza, akabereka ko impamvu badasubizwa ahari biterwa n'ibyaha bakoze kera. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo naho byatukura tugutuku, ngo Imana yabihindura umweru bigasa na shelegi, ngo naho byatukura nk'umuhemba, ngo yabihindura umweru bikamera nk'ubwoya bw'intama bwera. Ntabwo ikibazo ari ibyo wakoze, ntabwo ikibazo ni uburyo ubanye n'ijambo ry'Imana, ni agaciro y'ijambo ry'Imana. Penina inkuru ziriyongera, ariko yiyongera gusenga. Umunsi umwe agiye imbere y'Imana gusenga, ahindura amasengesho. Haravuga ati, hari abantu benshi banze nsenga ndira, hari abantu benshi banze nsenga mvuza induru, ariko ubu ngiye gusenga muri silence. Ayowe, burya hari amasengesho muri silence. Yandi ushobora gupfukama imbere y'igitanda cyawe, wajya kubona ukabona imisozi iratengagurika. Ahindura uburyo bw'amasengesho, asenga mu silence, asenga bucece, asengera mu mutima. Umutambyi ngo amwitegereza, aravuga ati, uyu mugore yasinzihira. Hari aho yibugetse aragasoma, ariko uzi gucibwa intege na mukeba wawe, gacibwa intege n'abaturanyi, wagenda imbere mu rusengero umutambyi akaguca intege, uwitwaga wakagusubizamo imbaraga nawe ukaguca intege. Aramubwira ati, wa mukobwa uzahereza he n'isindwe zawe, waretse vino yawe? Ariko aramusubiza ati, ntabwo ndi umukobwa w'umupfapfa, ahubwo ibi uburyo nsenze busa naho ari nzaduka, mbitewe n'agahinda kari mu mutima wanjye, mbitewe n'ipfunwe mfite yo kuba nitwa Ana, narangiza hagira izina ry'ikigeragezo ryitwa ingumba. Ndambiwe kwitwa izina ry'ingumba, ndambiwe kwitwa izina ntiswe na data na mama. Hari amazina abantu bahura nayo, bayatewe n'ibibazo bahura nabyo, bayatewe n'ibyo bacamo. Penina rero hari amazina yarambiwe, agira amagambo avugira imbere y'Imana.
umutambyi amaze kumenya ukuri kwa Penina nako kwa Ana aramubwira ngo Uwiteka aguhire agwa ibyo umutima wifuza. Ngo iryo joro ataje umugabo we amutera inda abyara umwana, ariko umwana agiye kumusaba arimo musaba arabwira Imana ati Imana numpa umwana w'umuhungu ukumva amarira yanjye ukumva umuniho wanjye ukumva agahinda kanjye ukampa umwana w'umuhungu nzamugutura abo wawe iminsi yose. Ngo ariko Imana iramwibuka, Imana iramuteturura, Imana imukuraho igisuzuguriro. Igihe kimwe imuha umwana w'umuhungu. Wa wundi wariraga ngo atangira kuririmba ibyishimo bya Ana. Umunsi umwe akora anniversaire yishimira umwana we. Ibyo ari byose nawe Imana igize ikigukorera hari uburyo yabyitwaramo. Ariko arangije azirikana Imana yamukuyeho igisuzuguriro, ashaka iby'agaciro, ashaka imfizi zivuga cyane, ashaka arangije abwira umugabo ati dusubire ishiri tugende njye guhigura Imana. Imana yamukuyeho igisuzuguriro njye kuyigura. Inshuti y'umusaraba, ni kangahe ugeze mu kibazo ukabwira Imana uti Imana iri joro niricya nzakora iki, aya manywa niyira nzakora iki? Aho Imana yikureba ntisangura ibihemu kubera ibyo wahize utarimo guhigura, kubera inshuro nyinshi wagiye uhiga umuhigo ngo nzakora ibintu bikore. Ariko ndashimira Imana yaduhaye icyitegererezo cy'abakiranutsi beza nk'aba Ana, bahuye n'ibibazo bikomeye bagakomeza bakubaha Imana. Igihe kigeze bakazirikana icyo Imana yakoze bakajya no kuhigura imihigo, bakajya kwitambira ibitambo by'amashimwe. Yarengiza agafata wa mwana w'uburiza, umwana abonye mu zabukuru, umwana abonye amubabaye akamusubiza Imana. Ariko yaje kuba umuhanuzi w'igitangaza. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko ngo nta jambo rya Samweli ryigeze rigwa hasi, ngo kugeza igihe Abisiraheli bamwitegereje bakamusobanukirwa bakavuga ngo Samweli yarundumukiye mu buhanuzi. Icyamba bakureba ntibavuga ngo runaka yarundumukiye mu menshi, yarundumukiye mu guteranya ingo, yarundumukiye mu busambanyi, yarundumukiye mu gusa. Nibura abakurikirana amakuru yabo bakavuga bati noneho yarundumukiye mu kuririmba, yarundumukiye mu kuvugira Imana, yarundumukiriye mu gukora ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Samweli amaze no gusaza ngo yaje guteranya Abisiraheli, arababwira ngo muri mwe uwo nambuye, uwo natsi impungano, uwo nariye ruswa nashinje ngo abura n'umwe. Imana irangiza iramuhamiriza, ihamya ubuhamya ubunyangamugayo bwa Samweli. Ufite umusaraba, twumva ijambo ry'Imana turikomeze. Imana ituremera amateka meza, Imana ituremera amateka meza abazadukurikira, kuko niba batubanjiriza baraciyeho natwe tuzacaho. Ariko nayahe makuru uzasiga kuba zakurikirana amakuru yawe? Ni uruhe rwibutso ushobora gusiga mu itorero rusengeramo, ushobora gusiga mu mudugudu utuyemo? Ni uruhe rwibutso abazakurikirana kubaho kwawe? Ni uruhe rwibutso bazakurikiraho? Sindi gutwara umwanya munini rero, yashaka kugira ngo uzirikane kagatekerezo kuriya mubyeyi wari ufite abana batatu, arangije agerageza agaciro baha impano ye, afata bombe 3 arazibagabanya. Uwa mbere ngo ayifashe arayifumbatiza, uwa kabiri ayifashe arayijundika, uwa gatatu ayifashe arayimira. Igihe kiragera rero aza kugerageza agaciro bahaye zabo. Uwayifashe mu ntoki ayimwatsi ayitanga bitamugoye. Hari abantu bitwa ko bakijijwe ariko akagerageza gato gusa iyo kamugezeho nta nubwo ushobora kumenya kugeza kuba mu kirisitu. Undi wa kabiri ngo nuwafashe bomba arayijundika. Hari abantu bajundika Imana ishimwe, hari abantu bajundika ngo narakijijwe, hari abantu bajundika ngo ndumukorari, hari abantu bajundika ngo ndumuvuga butumwa. Ariko ikigeragezo gito gusa cyamukandaho gusa akamwereka habera kaka. Uwo ngo yamukubise urushyi gusa arayicira. Nshuti y'umusaraba,
iyi si tugendamo ifite inshyi zitandukanye, kandi hari benshi baciriye iby'agaciro bahawe n'Imana. Ariko umwana wa gatatu ndamugereranya na wa mwubatsi wubatse neza kubaka ku rutare, ngo arayifashe arayimira, uriya waje kuyimwambura ngo aramuhakanira ati nayimize databuja, ngo aramukubita amugira nabi, aramubwira ati ntabwo ndi bucire icyo namize. Dukwiye kwakira ijambo ry'Imana tukaribira. Buriya Saduraka na Meshaki na Abedenego hari ijambo ry'Imana bari bafite mu mitima yabo rivuga ngo n'Uwiteka Imana yanyu ntimukagire izindi mana mupfukamira, ntimukazirame, ntimukazikubita imbere, kuko Uwiteka ndi Imana ifuha. Igihe kimwe bahura n'ikigeragezo, abanyashyari baragenda banyura mu witwa Nebukadinezari, baramubwira ngo kugira ngo urebe abantu babirimo neza n'abatabirimo neza, hagarika ikigirwamana, fata igishushanyo cy'izahabu ugihagarike mu kibaya cya Dura, hanyuma dushake abavuza ibyuma, abavuza amasambuka, abavuza amababura, abavuza ibintu bitandukanye, none dushyiraho itegeko ngo wumva aya majwi wese yubarare Imana yawe. Ariko abagabo batatu bazi Imana yabo banga gupfukamira Imana y'abantu. Barangije baraza baravugira bati dore nyagasani abatakwitayeho naba. Umwami kuko yaraza agaciro kabo, yarazi Imana yabo, araza abagira inama, arabwira ati mwemere mwubarire gakeya. Barangije barabyanga, bongeye kubarara basanga abandi baracyahagaze. Nshuti y'umusaraba, nubwo hari abagwa umunsi ku wundi, ariko hari abagihagaze. Kandi ijambo ry'Imana atubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Mwifurije kumenya Imana nziza, kandi ntabwo dushobora kumenya Imana tutamenye imbaraga y'ijambo ry'Imana, tutamenye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridusobanurira Imana tubwirwa iyo ariyo. Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kubararira ikigirwamana Nebukadinezari yahagaritse mu kibaya cya Dura. Ngo arangije ubwe araza arababwira ngo ariko ubundi kudapfukamira Imana zanjye abandi bose bazipfukamiye niki sabibateye, ni mumwigire inama cyangwa hari ababashutse? Arangije abazanira iterabwoba, arababwira ati ariko ubundi Imana iri bubakiza amaboko yanjye niyihe? Ngo yarategetse ko bacana umuriro. Barangije basubiza umwami baramubwira bati Imana dukorera ibasha kudukiza kandi yadukiza, ariko naho itadukiza nkwifurije kumira ijambo ry'Imana. Kigeragezo cyaza gishaka kuri kurutsa, ukakibwira ngo Imana nizeye ibasha kuntabara. Ntibandeze icyamunara, ariko naho baneza nakomeza kwiringira Imana. Imana nkorera ibasha kuntabara ngakora ubukwe bwiza, ariko naho bwapfa nakomeza korera Imana. Yarababwiye ngo ubundi Imana iyo bakize amaboko yanjye ni yihe? Niba hari intwaro Satani ajya akoresha akanesha benshi, ni intwaro y'iterabwoba, kuko yereka ko mutamwumvira ibyaho bicika. Ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego bari biringiye Imana, baramubwira bati Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo turupfukamira Imana yawe. Ngo ku kanya umwami azabiramwa n'uburakari, ategeka ko benyiza 7. Ngo ashaka abagabo barabaterura babajugunya mu muriro, maze Imana yo kabyara uburyo igikoze isoni abari biteguye ko tuzikorwa. Ntabwo umwami yigeze ajya hirya y'itanura. Imana yamushyize chini ya urinzi, imushyira hafi y'itanura kugira ngo akurikirane amenye kujya neza kw'Imana. Mu gahe gato Imana icisha imbere ye filime igaragara noneho. Ngo agiye kubona abona mu muriro hari abagabo 4 barimo kugenda basirimba mu muriro, kandi ngo babohowe, babajugunya mu baboshye, ariko atangazwa nuko barimo kubyina mu muriro babohowe. Arangije ikimwaro kiramwica, ubwo buramwica, atangira guhamagara abatware, atangira guhamagara abanyacubahiro, arabwira ati niko ntabwo mwajugunyamo abagabo 3 baboshye? Bati ko turimo kubona abagabo 4 babohowe, kandi wa 4 kwasa n'umwana w'Imana. Nshuti y'umusaraba, iyo wahagaze neza mu kigeragezo, umwana w'Imana aragaragara.
umva n'uwari uzi ko utari buramuke iyo wahagaze neza ntuhemukire Imana bijya bitera umwanzi wawe kumenya Imana usenga iyo ariyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Arangiza ubwe uwategetse ko batabwa mu muriro, uwategetse ko banyiza karindwi, niyo wategetse aravuga ati Saduraka na Meshaki na Abedenego bagaragu b'Imana isumba byose, Imana yanyu niyo Mana, ategeka ko babakurayo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero nishaka kubwira ngo naho imiriro yaba aracanywe, komera ukomerere ku Mana. Biratubwira ngo nimuca mu muriro ntabwo muzacya, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nimuca mu migezi ntabwo izabatemana. Guca mu muriro ntushe ntibivuze ko umuriro utazawugeramo, ariko isezerano ntabwo rizemera ko umuriro gutwika. Hari imiriro myinshi duciyemo ariko Imana ikaduhagararaho ngo nuca mu mugezi ntabwo uzagutemana. Hari ibiza bitari budusige, hari ibiza bitari butwemere ko turamuka, ariko iyo wizeye Imana uyigeramo kandi ukabivamo. Haleluya. Nkwifurije kubivamo mu izina rya Yesu. Nkwifurije kubivamo. Hari igihe wisanga usa naho uri kimeza, utagira so, utagira nyogose, utagira mushiki wawe, ukibaza atari kubundi maze iki kwisi. Ariko nashaka kujya nkwibutse, yatwaye so igatwara mama wawe, igatwara mushiki wawe, igatwara mukuru wawe, ikagusiga, ntabwo yakwibeshyeho. Hari umugambi Imana igufiteho. Uwo mugambi rero ufite imbaraga kuruta ibyo ucamo. Umugambi Imana igufiteho ufite imbaraga kuruta ibyo ucamo, ufite imbaraga kuruta kuba warakuwe ku kazi, ufite imbaraga kuruta amagambo bakuvuga. Icyo usabwa ni kimwe gusa, nuko wakomerera mu byo wizera. Wumva ijambo ry'Imana akarikomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nsoza rero, tujya tugira ibyiciro by'ubudehe. Ndashaka kubaza wowe wadukurikiranye, wowe uzadukurikirana uri mu cyiciro. Mwuka w'Imana yaze kumwishura ibyiciro bitatu mu rusengero. Hari umuntu wumva ijambo akarikomeza, bene uwo niwo Bibiliya yagereranyije n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Amen. Undi wa kabiri ni uwumvise ntakomeze. Undi wa gatatu numva ntacyo bimubwiye. Rero Imana itugirira imbabazi. Niba uri mu cyiciro kitanezeza Imana, ukivemo, haracyari ibyiringiro. Ndizera ko tuzakomeza kubana, cyane cyane abafite smartphone yo kuri telefone yawe, yo kuri YouTube, yugiyemo hari ahanditse sachi, warangiza ukandikamo ijambo Pastor Rukundo, amagambo nabwirije urayakurikirana ukayumva kandi Imana ikaguhumugisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abajya bakurikirana Radio Izuba rwose kuwa gatatu kuva saa moya kugera saa 2 wadukurikirana, ngira ikiganiro cyitwa Garuka mu rugo. Niyo ntahari, hari bagenzi banjye bahari, ariko sinkunda kubura. Rero reka nsoreza aho ngusabira umugisha w'Imana, kandi ngubira ngo ndagukunda kandi humura, haracyari ibyiringiro ko Imana yakugira neza. Reka nsenga Imana. Data, mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, ngushima ku mwanya mwiza w'umugisha uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuntu wumva ijambo ryawe akarikomeza azameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa, muyaga ugahuha, imivu igatemba, ngo byose bikikubita kuri iyo nzu ngo ntigwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, buri wese uduteze amatwi, buri wese uzajya udukurikirana, mwifurije kwakira umugisha wo kumva ijambo ryawe akarikomeza, kuko abo Bibiliya iduhamiriza ko bahagaze neza mu gihe cyabo nabumvisha ijambo ryawe bakarikomeza. Nyagwara ku ngoma Data, abagiye bagira amaherezo mabi nabumvisha ijambo ryawe ntibarikomeze. Iri Umwami Imana yacu, ndagusaba kugira ngo Data wera uri mu ijuru, umuntu wese uzadukurikirana, umuntu wese Data wa twese uri mu ijuru, uzumva kino kiganiro, uzumva rino jambo, nukuri musabe umugisha wo kumva ijambo ryawe akarikomeza. Kandi Data wera uri mu ijuru, n'ababandi bumva ko ritabareba, n'ababandi batarifitiye umwanya, nukuri ibyiringiro bizima ubagira inama. Mwuka w'Imana basange, Mwuka w'Imana bibutse hahandi byabakomereye,
bagasenga Imana ikabatabara, hahandi bwije bakumva ko butari buke, hahandi bari mu gihe bumva ko badashobora kwikuramo. Nyagora kungu mubibutse urukundo bakunda, ubibutse imbabazi bafitiye, kuko ijambo ryawe ratubwira ngo kuko yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye utanga umwana umwe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Rero Mana yacu ndagushimira ko urukundo wadukunze ari rwinshi cyane kuruta urwango Satani atwanga. Rero Mwami Mana yacu, hari ibyiringiro by'uko nubatanya akava mu nzira yakugarukira ukamugira imbabazi. Hari ibyiringiro by'uko nuwaguye nyagora ku ngoma yasaba imbabazi ukamugira neza. Urakoze, ndagushimye kandi Mwami ndaguhimbashe. Uzumvira ijambo musengeye ibitangaza, musengeye kubohoka, musengeye imbaraga yawe nyagora ku ngoma izavunagure ibimuvunagura, izatsinde ibimutsinda, izashikamire ibimushikamira. Urakoze byiringiro bizima, nkuko umugaragu wawe data nyagora ku ngoma Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni wowe ncuraho umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru. Arangiza avuga ijambo ry'ibyiringiro, aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kireka ava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Mana nsengeye abadukurikirana, abazakomeza kudukurikirana, ntihazagira umuntu uva mu isezerano ngo akorwe n'isoni, ahubwo Mwami nabo n'abataramenya isezerano uribahe kugira ngo nyagora ku ngoma bishimire mu rukundo rwawe. Urakoze nzi kuri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza. Umugisha w'Imana ubabeho, umugisha w'Imana uhindura ubuzima bwanyu. Mana ndagushimye kandi ndakwizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom.